ariko ntago watubwira ngo uzasiga umugore. Uvuga ngo usiga umugore ni ugupfa. Niyo mpamvu unezeza Imana, nta bundi buryo Imana imuruhura, iragenza gute? Iramutabara. Nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Mwaramutse neza nshuti ijambo Yesu TV, ngiye kuramukana Imana, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nkuko bisanzwe turi kumwe n'umuvandimwe Asiyeri, nagura umushyitsi. Yushyiraho na Habineza ari. Habineza. Ubundi kera wari perezida wa Zaire. Ayo mazina y'abazungu ngo yari yarayaciye. Habineza, Habimana, Hakuzima, ubundi ayo niyo mazina. Nyina y'abazungu nayo agenda aza ariko ni Habineza. Habineza Asiyeri. Naho y'abazungu ni ay'abazungu nyine n'ay'abazungu nyine. Rimwe na rimwe tuyitwa tutazi n'ubusobanuro bwayo, ariko ryanjye bandabizi. Asiyeri. Bivuga iki? Asiyeri bivuga ijuru cyangwa se ikirere, rumva ni izina ryiza. Wagura umwana w'ijuru. Umwatsi nibyo regane. Nayo ngo dutangira ikiganiro twifuriza abantu umunsi mwiza, tunabaramutsa rwose abantu badukurikiye amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba na ya ntara ya kane. Iburasirazuba wabibagiwe. Ni Iburasirazuba. Na ntara ya gatanu y'umujyi, ubwo ni ya gatandatu y'abadiaspora. Abantu bakore sabone. Ahubwo ikibazo abadiaspora bacu ko batatwohereza ku madovize. Nyaboneka mukore sabone mwohereze no kuri ayo madovize. Ariko bashobora kuba batabona nimero yawe. Bazayibona, tuzayibabwira. Bazabitangemo commentaire. Ariko wayishaka ni yanayibona. Uzashaka kuyohereza azandika avuga ati ko nshaka gutanga inkunga nabigenza gute. Bazabigucishe uzayigezaho nta kibazo. Hanyuma reka dutangire ikiganiro dusenga Imana. Reka dusenge, dore binameze nabi, dusaba Imana dutabare. Imvura yabaye nyinshi. Imvura yabaye nyinshi, twihanganishe n'abavandimwe bacu bari hirya hangaha muri Kenya. Wumvise ko yasenyeye abantu, yabamaze abandi yabishe. Kandi natwe hano mu Rwanda nabwo ntago bimeze neza. Imvura rero nyinshi, gusa dufite amahirwe kwiteganya gihe bitubwira hakiri kare. Reka rero twiragize Imana kandi abo byagezeho nabo tubihanganishe, kuko Imana niyo igena ibihe, niyo igena imvura, niyo itanga izuba, byose biri mu biganza byayo. Data udukunda kandi ugira neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni wowe ugena ibihe, imvura, izuba, imiyaga, byose biri mu biganza byawe. Reka rero mbere ya byose tubanze tukwereka abavandimwe bacu bagezweho n'ingaruka z'ibyo ngibyo, kugira ngo bahumurize kandi ubatabare, kuko byose tuzi ko ari wowe bigena. Aka kanya rero tuje ngo tugenze uko ushaka, kandi amagambo tugiye kuvuga ubu dukoze ikara ku munwa, kugira ngo tuvuge ibihesha izina ryawe icyubahiro. Abazabyumva bizabahumurize, abatentebutse bibasubizemo imbaraga, abafite ibibazo kandi babone igisubizo muri iki kiganiro, kuko kigiye kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko tumuraritse. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Asiyeri, tuguhaye ikaze nanone. Murakoze cyane, nanjye nabikirije. Iyo bavuze urupfu wumva iki? Urupfu, hari indirimbo yo mu gitabo cy'Abaporoso, ntago nibutse umubare, ubwo abadukurikirana bazambwire ngo ni ya kangahe, ariko ishobora kuba irimo zo gushimisha ahari cyangwa muzagakiza. Ivuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Kubw'iyo mpamvu rero urupfu ni inzira Imana itabariramo abana bayo. Urupfu ni inzira. Urupfu ni inzira. Ubundi ikibazo dufite, abantu iyo bavuze kuzuka, abantu bose bavuga haleluya bakanezera. Ariko urupfu rwaza, mfitanye ikibazo n'abahanuzi bo muri iyi minsi. Abahanuzi bo muri iyi minsi, mwabahanuzi mwe dufitanye ikibazo, kandi singiye mugifitanye nawe gusa, n'Imana mufitanye nayo ikibazo. Uyu munsi umuhanuzi mugihura arakubwira ngo Imana ikuyeho urupfu, ngo Imana ikuyeho urupfu, kandi kwirimbi babahungu bahakora ntago baririrwa badacuku, ntago baririrwa batinjije. Bagomba kurya bari abantu. Urupfu rero na mbere yuko wenda bari abarya, reka tubariho, ntago turi kubasabira akazi, ariko bagomba no kubikora. Urupfu ni inzira, ndetse kugira ngo ibyishimo byacu bizagere ku musozo, nuko tugomba kuba twanyuze mu rupfu.
iyo rero bavuze umuzuko abantu twese dukoma amashyi, ariko bavuga urupfu twese tukagwa nk'ibyatsi bikubiswe n'izuba. ushaka kuvuga ko nta muhanuzi hano urupfu? Ubundi urupfu ni impano y'Imana ikomeye cyane. kuki iyo mpano rero abantu batayihanura? Oya, urupfu ni impano Imana yaduhaye. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese arayigenda. Oya, ni impano Imana yaduhaye kandi nziza. Ushingira ku ni impano nziza. Ndaje nguhe ubusobanuro bukeya. Kuko ubundi tubivuzeho byatwara igihe kinini cyane. Ariko niba hari ikintu cyiza Imana yahaye umuntu nyuma yuko amaze gukora icyaha, ni urupfu. Nyuma yuko umuntu amaze gukora icyaha, reka dusome mu Itangiriro. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 22. Haranditse ngo Imana ikura Adamu na Eva ubwo muri Edeni. Ibirukana mbese muri Edeni. Uzi uko byagenze, Adamu na Eva bari bamaze kugenza gute? Gukora icyaha. Bamaze gukora icyaha rero, ubundi hari ikintu Satani we yifuza. Urabyumva neza? Mu ngobyi ya Edeni harimo ibiti byinshi, imbuto nyinshi. Ariko hari ibiti bibiri byavuzweho. Byarimo harimo igiti cy'ubugingo. Harimo n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Adamu atarakora icyaha ntabwo yari yabujijwe kurya ku giti cy'ubugingo. Ubyumve. Yari yemerewe kukiryaho kuko nawe yari ubugingo. Adamu atarakora icyaha yari yemerewe kurya ku giti cy'ubugingo. Yakiryagaho. Muvuye mu yandi magambo mu biti yari yabujijwe. Icyo ntabwo cyari kigenje gute? Kirimo. Ahubwo yari yabujijwe kurya ku giti ngo kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Uvuga ngo cyari igiti kirimo imigabane ibiri. Umugabane umenyekanisha icyiza n'umugabane umenyekanisha ikibi. Ariko icyari ingorane ni uwo mugabane umenyekanisha ikibi. Icyo ngicyo rero ni nacyo Satani yashatse ko Satani amaze kwigomeka mu ijuru, nicyo yaje ashaka ko umuntu agenza gute? Arya. Asanga Eva, niko Bibiliya itubwira iyanjye n'iyawe, iramubaza ngo abanza mutega umutego. Harya Imana yababujije kurya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Urumva umutego Satani yateze Eva. Eva rero ajya kugirira impuhwe Satani. Sibyo se? Amugirira impuhwe ati rero reka da bigaragara ko udafite amakuru. Ikintu cya mbere kandi ni amakuru. Sibyo? Eva rero yagiriye impuhwe Satani ajya kumuha amakuru. Aramubwira ngo ntago Imana yatubujije kurya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Ahubwo yatubujije kurya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Noneho hagati aho ngaho Eva ahita yitega n'umutego. Ntago Eva yavuze kurya. Ahubwo yavuze ngo Imana yatubwiye ko n'umunsi twakozeho tuzagenza gute? Tuzapfa. Kandi yavugaga gukoraho Satani yicaye muri icyo giti, kuko Satani yari yaje mu ishusho y'inzoka. Inzoka iri muri icyo giti. Bivuye mu yandi magambo, ni inzoka kuba yakozeho ubwayo cyangwa se kirimo byakagombye kuba byayishe. Sibyo? Satani rero ahera kuri uwo mutego Eva yiteze. Buriya hari ukuntu wowe witega umutego mu byo ugiye kuvuga cyangwa ugiye gusobanura, ahubwo ukurwanya akagutsindira ku byo wowe ugenje gute? Wivugiye. Noneho rero Satani ahera kuri icyo ngicyo, aheraho amara impungenge Eva. Hamwe ati rero niba ari ugukoraho, dore jyewe igiti nkigenje gute? Nkirimo. Iyo mba ari ugupfa rero mba namaze kugenza gute? Gupfa. Mu yandi magambo rero Imana yarababeshye. Gupfa ntimuzagenza gute? Ahubwo Imana izi neza ko umunsi mwariye kuri iki giti amaso yanyu azagenza gute? Kandi mu byo Satani yabwiye Eva harimo n'ukuri. Harimo ukuri. Kuko n'ubundi Imana yari yabwiye ko umunsi bakiriyeho bazamenya, urumva, icyiza ndetse n'iki. Ariko ikikwari cyari gikomeye. Ntago Adamu na Eva bari kumenya icyiza n'ikibi nk'uko Imana ikizi cyangwa nk'uko Satani yari kuba akizi, ahubwo ikibi cyari kuba muri bo. Icyo kintu kirumvikana. Wowe uracyumvise? Wewe turi kumwe. Ntago Adamu na Eva maze kurya ku giti cy'ubugingo, ntago yamenye ikibi, ahubwo yahindutse ikibi. Yes. Urabyumva neza? Ako kantu urakumvise? Hari ukuntu umuntu buriya muganga iyo ugiye kumubwira ko urwaye, ntago umubwira ngo ndwaye malaria. Nigeze kujyayo mbimubwiye arambwira ati sohoka, urumva mwisuzumira. Ahubwo umubwira uko wagenje gute? Uko wafashwe. Uko wafashwe rero kuko we azi malaria ariko arayizi ntago imurimo. Urabyumva? Kuko nawe hari igihe mugeramo. Iyo mugezemo nawe ajya kwivuza nk'abandi barwayi bose. Kuko azi malaria, azi n'ibimenyetso byayo. Noneho rero hano Adamu na Eva, Imana ibabuza kurya kuri iki giti cy'ubugingo, nani ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana yari ibizi neza ko umunsi bakiriyeho batazakimenya, ahubwo bazahinduka iki? Bazahinduka ikibi. Satani rero niko kubwira Eva, iramubwira ati Imana izi neza ko umunsi mwariye kuri iki giti amaso yanyu azahweza mukaba nk'Imana.
urabyumva neza. Noneho rero ngo Eva abonye ko icyo giti ari cyo kwifuzwa arakirya akigihaho n'umugabo we, tugiye kuza ku rupfu. Ahubwo nari mvuze ibyo ngibyo kugira ngo twumve impano y'Imana ariyo rupfu, kuko we wari urumbwiye nk'ikintu kibabaje, kandi abantu benshi koko baruzi nk'ikintu kigenje gute, kiri aho ngaho cy'igihano. Mbese bumva ko Imana yakwanze yakwica, buri Imana yakwanze ntiyakwica. kandi hari abantu bavuga Imana irica. Imana yica mu buryo bwo gutabara, burya ibitabara ariko irica nyine, burya ibinatabaye. Ariko dore rero icyo yakoze ku murongo wa 22 w'igice cya 3 cy'Itangiriro. Hano aya magambo tuyumve neza, iri somo turyumve neza. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Nk'imwe yo muri twe. Urabyumva neza? Dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Imwe muri bo yarahindutse nkabo, ugira ngo ni iyihe? Ariko aho hejuru wavuze ko umuntu akoze icyaha we yahindutse ikibi. Yego. Atahindutse icyiza. Yego. Ikibi cyaje muri. Yego. Aho noneho isomo rikatubwira ko ahindutse nk'imwe yo muri twe. Gute rero kandi yarahindutse ikibi? Buretse nyine ubyumve neza. Muri bo hari hamaze iminsi havuye uwitwa Rusoferi. Sibyo? Rusoferi wari umumarayika wa mbere mu ijuru. Mu yandi magambo Rusoferi yari wa kabiri kuri Yesu. Havuyeho Yesu nk'umwana w'Imana, hakurikiraho Rusoferi. Kuko wenda nacyo nugishaka icyo kiganiro tuzakiganiraho, sibyo? Ibitabo byinshi bisobanura ko, cyangwa se nano mu Itangiriro turabibona ko icyo Satani yashakaga na Yesaya yabivuzeho, kuko ubwiza bwe bwatumye ushaka kwishyira hejuru kugira ngo wigire nk'iki, nk'Imana. Icyo Satani yari yashatse kuba nkacyo, Satani yababajwe n'icyubahiro gihabwa Yesu, Satani ababazwa n'icyubahiro gihabwa Imana, nawe akenera kugenza gute? Kugihabwa. Icyo cyubahiro nawe akenera kugihabwa. Niyo mpamvu hano Imana rero yavuze ngo umuntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Satani nawe yari yabaye imwe, nuvuga ngo yari yaravuye muri bo, kuko nawe ikibi cyari cyaragenje gute. Nawe Satani nawe ntabwo Satani nawe yamenye ikibi, ahubwo nawe yahindutse iki? Yahindutse ikibi. Umuntu nawe yarahindutse nka Satani, yarahindutse Satani mu yandi magambo. Ariko kuko Imana imukunda, dore icyo yahise ikora rero ku byo kumenya icyiza n'ikibi, none atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'iki. Bivuze ngo icyo Satani yifuzaga, uragenda ndagira ngo mwumvishe uburyo urupfu ari impano y'Imana. Urabyumva neza se? Icyo Satani yifuzaga ko nyuma yuko umuntu amaze gucuma ahita arya ku giti cy'ubugingo direct. Yamara kurya ku giti cy'ubugingo, gupfa ntibibe bikigenje gute? Bikiriho. Bityo umuntu izi ngorane zose tugira tukazigira, aka kaga kose tugira tukakagira, ariko urupfu rutagenje gute? Bivuge neza, urupfu rutariho. Buriya reka nkubwire, aya mahoro yose dufite ku isi akomoka ku rupfu. Mbaza ngo kubera iyihe mpamvu? Aya mahoro dufite akomoka ku ki? Akomoka ku rupfu. Kuba umuntu arya, kuba umuntu anywa, kuba umuntu atuje, kuba umuntu afite amahoro, byose bikomoka ku ki? Bikomoka ku mpano Imana yaduhaye ariyo rupfu. Kanze mbigusobanurira. Iyo igihugu cyateye imbere, ubundi baravuga ngo mu gihe cy'amahoro igihugu gitegura iki? Gitegura intambara. Intambara se kora iki? Mu ntambara haba iki? Iyo igihugu cyateye imbere kigura indege zikomeye z'intambara, kigura imbunda zikomeye z'intambara, kigura ibintu bikomeye, gitere n'inga abasirikare. Bazakora iki? Umuntu abaye azakora se saso ntiri kwice yagukanga. Oya nsubiza. Umuntu abaye ari bukura se saso ntupe. Hari abavandimwe bacu niba ndi ubita abavandimwe, ariko nta bavandimwe ko twese turi bene muntu. Abo bita abamayimayi hano hirya muri Kongo. Umanga abamayimayi babeshya abantu ko badapfa. Ariko si n'abantu babeshye nabo ubwo baribeshye, sibyo? Noneho ngo iyo bari ku rugamba baba bati mayi bakubita saso ngo mayi ngo ntibapfa, ariko barapfuye barashize. Sibyo? Mayimayi si buri bivuga iki? Mayi nyine urumva mayi n'amazi. Sibyo se? Ubanga isasu rihinduka. Niko nyine bo niko babumvisha isasu ni mayi, isasu ni mayi, ariko barapfuye barashize. None cyo ushaka kubwira rero, urupfu rubaye rutariho, banke ntago zabaho. Urabyumva neza? Uriya musekirite uhagarara ku muryango wa banke arinda inoti. Azirinda ngo bitagenda bite? Afite iki?
iriya mbunda afite ibaye itari bukwice yaba hahagaze akora iki? Gereza ntizabaho kuko impamvu baturindira muri gereza ntituzurire ntitugire dute no kuvuga uti niwurira hariya umusorovu yaragukubita isaso umutwe agenza gute ugatinya gupfa bakagufunga burundu ukabati wenda burundu sinzi igihe izarangirira, sibyo? Mu yandi magambo akamuga karuta agaturo, aho kugira ngo njye gupfa reka ndindirwa ahangaha igihe nanjye ntazi uko kizagenza gute uko kingana. Urupfu rero ni impano y'Imana. Amahoro yose dufite, ubwoko bumwe bwishyira hejuru, ishyanga rimwe ni Bibiliya. Ishyanga rimwe ryamara kwishyira hejuru, Imana igahagurutsa irindi shyanga ikaza ikarwanya rya rindi. Hatabayeho urupfu, izo ntambara ntabwo zagenza gute. Ariko ayo mahoro ntiyaboneka kuko ubwo ku isi haba ufite imbaraga, nawe izo mbaraga sinzi uko zaba zingana. Impamvu minisita runaka, impamvu umuyobozi runaka yicara mu modoka uruhande rwe hari umupolisi tukamuha inzira agatambuka, ni ukuvuga uti nishyira hejuru umutwe barawumena. Babaye batari ubumene waba urwana n'iki? Uwo nguwo se yaba yarize iki? Sibyo? Kuko abasirikare, impamvu ibihugu bifite ibisirikare bikomeye za Amerika n'ahandi mu Bwongereza n'ahandi, nuko bafite abantu bazi kwica. Mu yandi magambo bafite abazi kugenza gute kwica, batari bwice ayo mahoro yavaye. Ariko ubundi kuki abantu bababazwa n'urupfu rero? Abantu babazwa n'urupfu rero nakubwiye, kuvuga ko abantu tuzajya barira bapushije ababo. Ntabwo twari dukwiriye kurira, hari impamvu yatumye tudakwiriye kurira. Bwa mbere byo nk'abakristo, reka tugaruke mu mwana noneho mu murongo wa gikristo, sibyo se? Nk'abakristo niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmbye ngo kubaho ni Kristo ariko no gupfa ni inyungu, bitarangire ahubwo ku mukristo wese w'iki w'ukuri, kuko biri ritubwira ko urupfu ari ibitotsi. Ubundi inyungu bazibona, inyungu ziri mu gupfa ni inyungu ziri mu gupfa, nuko iyo umuntu apfuye baruhutse. Urupfu ni ikiruhuko Imana yageneye abayikunda. Hanyuma abasigaye bungukira kuki? Abasigaye imusozi naho harimo inyungu nyinshi, kuko hari igihe umuntu, hari n'igihe nasaba yarakubangamiye yarakwimye n'umugabane yapfuka wubona. Ahubwo uwitwa, hari umucuranzi umwe witwa Byumvuhore ngira ngo niyo waririmbye ati kupfuye waba usize inkuru cy'imusozi. Mu yandi magambo gupfa si ikibazo, ahubwo inkuru usize niyo igiye kuba ikibazo cyangwa ikaba igisubizo. Naho ubundi mu rupfu rw'abandi natwe tugiramo inyungu. Ubu se wenda rero uretse ko kutabisaba, sibyo? Diregiteri w'ikigo runaka yapfuye ntabasigara baserebura, ugiye kumusimbura se ariko twagiye tureka uburyarya. Tureka kuvuga na diregiteri, pasiteri mu idini yapfuye, uwari umwungirije ntabwo aba yiteguye gukaba. Umushumbi yapfuye wari umwungirije ntabwo aba yiteguye kujyaho. We nsubiza ariko ni wendi kubaza. None se yagiyeho arababara, aravuga ati uyu mwanya niciye mama ko tutaramubona atamarira, ati nubwo niciye hangaha ariko ndi gutamarira. Ariko amarira mvuga namwe abantu baherekeza umuntu yapfuye, ariya yo ni amarangamutima niko duteye. N'umugome yica abantu akabica akabarangiza, yapfusha umugore we cyangwa umwana we nawe akagenza gute? Ayo ni amarangamutima, sibyo? Ntaza hanaturuka, sibyo? Ariko turi ku rupfu, turi, sibyo? Nge ndi kubereka ko nshingiye kuri Bibiliya nsoma, urupfu ni impano y'Imana. Turavuga ngo abantu ni bakarutinya, ntabwo bakwiriye gutinya urupfu. Ntabwo bakwiriye nyine gupfa, ntabwo wakwiyaho ngo wigire ikiri aho ngaho, ariko urupfu rwumve neza. Nusobanukirwa urupfu uramenya ko amahoro dufite ku isi akomoka ku rupfu. Urupfu rutariho nta mahoro twagira, urabyumva neza? Ni icyo ubona kirusha urupfu ubukari? Icyo kibazo bajije kirakomeye. Ikintu gikomeye ahubwo gikwiriye kubabaza abantu. Reka ntaza kuvuga uko njye mbyumva. Reka dusome muri Bibiliya mu Mubwiriza. Umubwiriza, Imana imfashe mpite mpabona, Umubwiriza ibice 7 umurongo wa 26. So ahubwo icyo abantu bari bakwiriye gutinya, urakoze cyane Imana iguha umugisha. Icyo abantu bari bakwiriye gutinya mbese mbere yuko kuko urupfu ubundi impamvu tudakwiriye no kurutinya nuko uko wakwigira kose uzapfa. Urabyumva neza? Wagira ibikorwa byiza n'ubundi amaherezo uzagenza gute? Kandi nk'uko utahisemo kuvuka niko utazahitamo no kugenza gute? Ariko mu yandi magambo urupfu Imana irurekura, yemera ko rubaho, ntabwo yari yanze umuntu ahubwo yari umukunzi. Bivuye mu yandi magambo, urupfu ni irindi shami ry'urukundo ry'Imana. Icyo mvuze uracyumvise? Ni ukuvuga ngo mu mashami y'Imana ifite y'iki n'iki, urupfu narwo ruri ni ishami. Ni ukuvuga ngo kuba yaradukunze duhitiramo urupfu, yaradukunze duha urupfu.
kuko yaradukunze izanatuzura. Icyo nacyo kireke kurangirira aho ngaho, ntabwo bizarangirira aho ngaho gusa. Yaradukunze iduha urupfu, yaradukunze izanagenza gute. None dore ikintu gikomeye tukiri ku rupfu, ikintu gikomeye ahubwo abantu benshi babeshya ntazi aho bagikura. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu apfuye abasinziriye, sibyo? Ariko ubu dufite ingorane n'ibyo birori nanjye njya mbibamo. Urumva, n'ejo bundi nari ndi mu birori by'umuvandimwe wanjye twagiye gusabira abacu bapfuye. Ariko reka nkubwire, umuntu wapfuye nta kintu wamukorera, nawe ntacyo yagenza gute, ntacyo yagukorera. Niko Bibiliya imbwira. Abapfuye ntacyo bakizi, abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bakigenje gute. Kuko impano nkubwira ko ari impano y'Imana, ubu uri mu buribwe warapfa. Ariko reka nkubwire po, ntabwo urasanga abantu barwaje indwara. Ubu reka nkubwire, uretse ko twagize amahirwe imiti ikaboneka, reka mvuge iki ngiki. Kera izi ndwara zitandura bavuga ngo izi ndwara umuntu nka sida n'iki niyo zidakira, sibyo? Hari ukuntu umuntu ayirwara akababara, ugasanga ari mu buribwe buteye ubwoba, nawe ubwawe ukaba wamusabira kugenza gute. Ni ikikwereka rero ko icyo tuba turi gusaba ni ya mpano y'Imana yatugeneye, sibyo? Umuntu yamara gupfa rero aho ukavuga ati uyu muntu agenje gute, araruhutse. Rero urupfu ni impano y'Imana, sibyo? Impamvu umuyobozi ajya hakikarakasa ngo ndakomeye, nuko urupfu ruriho. Ndakomeye kuko mfite abasirikare, ndakomeye kuko mfite iki n'iki. Abo basirikare babaye batari bwice ngo uwo mwanzi apfe, waba ukomeye mu buhe buryo, sibyo? Waba ukomeye mu buhe buryo? Uyu munsi ntabwo turi kumva intambara ziri kora hano hirya muri Kongo. None se buriya impamvu wumva umutwe umwe uri gutsinda uwundi ni ukubera iki? Nuko muraza muri batanu babiri bapfa, sibyo? Batatu basigaye bagata, ariko nyamuneka turagwa ahangaha, reka tugenze gute, dukizwe n'amaguru. Badapfuye se byagenda bite? Ayo mahoro yazava he? Ahubwo icyo warumbajije gikomeye dukwiriye no gutinya ni igiki? Subajije igikomeye kuruta urupfu? Reka tureke icyo Bibiliya yabivuze, ariko abantu babyumve neza. Umubwiriza ibice 7 umurongo wa 26. Abantu nibantera amabuye, Paul uzahagarare hafi, nawe utega umutwe tuyaterana. Ariko ni Bibiliya ibivuga, ni Bibiliya ibivuze. Haranditse ngo maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Gwiki? Kurura. Maze mbona ikintu gikomeye kirusha urupfu kurura. Ni umugore umeze nk'umutego n'inshundura, n'amaboko ye akaba nk'ingoyi. Unezeza Imana azarokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Uyu ni umugore mubi, ntabwo ari umugore mwiza. Mubyumve neza. Ubwo ariko bwo kuvuga uwo mugore mubi, erega umugore mubi. Kuko Dawidi yaravuze ngo umugore mwiza arusha Marijani igiciro, ngo ari kubwiza bw'umugore mubi, ngo ni nk'impeta y'izahabu bakwikiye mu zuru ry'ingurube. Ngo ni nk'impeta y'izahabu ikwikiwe mu zuru ry'iki? Ibaze nawe impeta ya zahabu, ingurube ntiri bumenye agaciro kayo. Impamvu rero mvuze ayo masomo yombi uko ari abiri, sibyo? Umugore mwiza arusha cyane Marijani igiciro. Marijani yari amabuye y'igiciro nyine yabagaho mu gihe cyashize, wenda n'ubu ariho nubwo tutayazi cyangwa tutayabona, sibyo? Hano rero bavuze ngo maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Umugore yabaye mu birero ababaza kurusha urupfu, kuko urupfu wapfuye ntago aragaruka ngo atubwire ngo byose ngo atubwire turupfu rwarambabaje. Yarapfuye nyine turashyingura, bigenza gute? Birarangiye. Niyo nubwo turira, nta uririra kwirimba ngo haririre amasaha 5, sibyo? Cyangwa amezi 2. Urakoze cyane. Turarira uwo munsi tukagenza gute? Tukitahira. Twagera no mu rugo wenda uwo munsi ibiryo bikakunanira, ariko ejo ukagenza gute? Nyuma y'icyumweru ubuzima bukongera ukagenza gute? Ukora abayasubiye mu kazi, agasubira mu kazi, nguko uko bimeze. Ariko umugore mubi, umugore mubi mubana mu nzu, muri kumwe mu cyumba. Kuko impamvu ubundi ikinyuranyo cy'ikintu cyiza cyane kiba ari kibi cyane. Umugore rero yabaye mwiza, aba mwiza cyane. Kandi wenda ni hano bavuze umugore, ubwo n'umugabo nuko, sibyo se? Ubwo n'umugabo nuko, nawe n'umugabo nawe iyo yabaye mubi aba mubi cyane. Ngibi rero ngikiraho ngo ikintu twari gakuriye gutinya. Ariko hasi hari abavuga ngo ni Imana ngo nizamurokora. Nyine bavuze ngo unezeza Imana azarokoka,
ariko umunyabyaha azafatwa nawe unezeza Imana niwe uzamurokoka ubwo bazahana agatanya se nyine unezeza Imana niwe uzamurokoka Imana izamurokora iterera izamuha ya mana uzi ko urakoze cyane buriya reka nkubwize ukuri hari igihe wenda genda umugabo umaze imyaka 21 nubatse ibaze imyaka 21 nubatse mbaye ndi mu gahinda k'umugore cyangwa umugore wanjye wari baye mu gahinda k'umugabo urumva urwo rusogobwo yazarukira urumva atari ikibazo niyo mpamvu bamwe bananirwa kwihangana nyine byakwanga bagaca mu rukiko bati nyaboneka aho kugira ngo umwe azice undi nimugenze gute nimudutandukanye hano rero Bibiliya igaragaje ikintu kibaho bwo kurusha urupfu rwo si rubi kuko urupfu ahubwo ruraturuhura urupfu ruradutabara ariko umugore mubi nkuko hano Bibiliya yabigaragaje kuko we agiye kuba mubi w'ibihe bingana iki byose kuko impamvu ni iki umuntu asiga se na nyina ari umukobwa aramusiga ari umugabo aramusiga akajya kubana n'umugore cyangwa akajya kubana n'umugabo ngo ibihe byose niko biri tubwira ariko ntago watubwira ngo uzasiga umugore uvuga ngo usiga umugore n'ugupfa niyo mpamvu unezeza Imana nta bundi buryo Imana imuruhura iragenza gute iramutabara tukajya gushyingura reka dushimire abantu bari badukurikiye murakoze Imana ibahe umugisha